akiri mu bibazo akibwira ko shitani yamufungiranye neza atazongera kumuhiga. Ariko burya hari abadayimoni bagutera uri mu bibazo, hari n'abadayimoni bagutera uri mu bisubizo. Nta hantu satani atinjira habaho. Abakristo natwe tuguye kubaho mu buzima bwo kutarangara. Birababaje rero, umuntu Imana imukorera akantu gatoya kuyisenga ntiyongere gusubira mu rusengero, amasengesho akayareka mu rusengero akahacika. Ariko nje kukubwira ngo satani nta na rimwe azakubabarira ngo kuko abaye umukire. Ndabashuje mwese abakurikiranye Mama Sharirene official, aho mukurikirana ibiganiro byinshi bitandukanye ndetse n'ubuhenebere karondura. Turabashuhuje kuko mukomeje gukurikirana ibi biganiro bitandukanye, harimo n'umusirikare. Iyo nambaye uyu mwambaro muhita mumenya icyigisho ngiye gutanga. Tugeze kuri episode ya 14. Imana y'amahoro nikomeze kudushyigikira kandi no kuduha umugisha. Hanyuma rero ndifuza yuko tureba episode tugiye gukurikizaho, ariko mbanje gusuhuza bari mu Rwanda no mu bihugu bitandukanye by'amahanga. Mbasuhuza mbifuriza amahoro n'amahirwe bituruka ku Uwiteka, mbifuriza gukomera kandi mbifuriza kugirana ibihe byiza n'ijuru no kuba abasirikare beza ba Kristo. Ndasuhuza rero abasirikare ba Kristo, ndasuhuza n'abasirikare basanzwe. Hanyuma Imana y'amahoro ikomeze kubaha umugisha kandi Imana ibarinde kuba desata, Imana ibarinde gufatwa amatekwa, Imana ibahe gutsinda nk'uko twagiye tubiganira kandi tugenda tubigarukaho mu biganiro byatambutse. Ubu rero tugeze kuri episode ya 14, aho nshaka kubabwira ngo nta musirikare urangara ku rugamba. Umusirikare mu bintu akwiye kwirinda ku rugamba, nta musirikare ugomba kurangara. Turareba urwandiko rw'Abefeso Paulo yanditse, turebe mu bice byaho 6 umurongo waho wa 10. Ni iki cyadushoboza kutarangara? Uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo muhagarare mudatsinzwe n'uburiganya bwa satani, kuko dukirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Imana nitugire neza. Nifuzaga ko tuganira nkababwira ngo umusirikare ku rugamba yirinda kurangara. Umusirikare ku rugamba yirinda kurangara. Umusirikare yirinda kurangara kandi umusirikare aba ari maso. Ni nayo mpamvu umukirisitu aba adakwiye kugira ikintu na kimwe kimurangaza. Nubona Imana iguhaye abana utarabyaraga ntibizakurangaze, kuko no kuba warabyaye ntabwo biba bivuze ko haduye yananirwa kuguhiga. Nubona Imana iguhaye igukoreye ubukwe wari waragumiwe, warabuze umukobwa ukwemera cyangwa umusore, ntugende ngo urangazwe nabyo, kuko haduye nabwo yakwiba urwaho akagutera. Umusirikare ku rugamba agomba kwirinda ikintu bita kurangara. Ubushize nababwiye yuko umusirikare iyo ari ku rugamba nta yindi nyungu aba arimo guhangana nayo, ahubwo niyo gutsinda. Kandi mbabwira ko umusirikare iyo abonye ibendera ry'igihugu cye rizamuye yatsinze, bimubera intsinzi nyine, ibyo biba bihagije. Ariko muri aka kanya ndashaka tuganire ngo mbabwire ngo umusirikare ku rugamba mu bintu yirinda kurangara. Nta kintu na gitoya gishobora kurangaza umusirikare. Niyo mpamvu ahantu hose uzabona umusirikare aba afite gahunda, n'abantu bagira gahunda. Hari n'igihe nuganira n'abantu kumva umuntu arakubwiye ngo uzi kuko ari gisirikare, nuko bazi ko nta kavuyo nta n'akajagari bagira, ikintu cyose bagikorera ku masaha ndetse no ku minota kandi bikagenda neza. Hanyuma abakristo natwe tuguye kubaho mu buzima bwo kutarangara. Umukristo Imana yamutabaye agira ngo abadayimoni yabiciye rimwe. Iyo umukristo Imana yamuhaye ibyo kurya aterwa n'uburangare buturutse mu kurya no guhaga,
kandi burya hari abadayimoni bagutera kuko ushonje, hari n'abadayimoni bagutera kuko uhaze. Umukristo yabona yamaze gusubizwa atakiri mu bibazo, akibwira ko shitani yamufungiranye neza atazongera kumuhiga. Ariko burya hari abadayimoni bagutera uri mu bibazo, hari n'abadayimoni bagutera uri mu bisubizo. Nta hantu satani atinjira habaho. Ukabona umuntu yari umukene atagira amafaranga, yari umuntu uba maso kandi atarangaye, yabona kubona amafaranga agatangira kurangara, agatangira kutita ku bintu by'Imana. Ariko burya hari abadayimoni bagutera utagira amafaranga, hari n'abandi baguterera mu kuyagira. Bishatse kuvuga ngo nta rugero na rumwe, nta n'ibiro na bimwe wapima, nta gihagararo na kimwe wagira, nta n'icyubahiro na kimwe wagira satani ashobora gutinya ngo abure kugutera. Ahantu hose satani aragutera. Umusirikare ku rugamba yirinda kurangara. Muri make areba ibimureba kandi ibyo ashinzwe byose abikora neza. Birababaje rero, umuntu Imana imukorera akantu gatoya kuyisenga ntiyongere gusubira mu rusengero, amasengesho akayareka mu rusengero akahacika. Ariko nje kukubwira ngo satani nta na rimwe azakubabarira ngo kuko abaye umukire, ntabwo azakubabarira kuko wize ukarangiza, ntazakubabara kuko ari umushomeri ukaba wabonye akazi, ntabwo azakubabarira ngo kuko usigaye uri umunyacyubahiro, ntabwo azakubabarira. Urwego rwose umuntu arimo satani aramwinjirira. Niyo mpamvu nta musirikare urangara. Kandi burya abasirikare bafite ibintu byinshi byakabarangaje. Njye nagiye mbitegereza aho babaga bahagaze hara ku muhanda bacunze umutekano nyine ahagaze. Ntushobora kubona umusirikare uri kuri telefone, cya bindi byanyu mujya kuri telefone mukazinjiza no mu nsengero ugasanga uri gusohoka wirukanka mu rusengero, no kutubaha kwanyu no kutagira discipline. Ugasanga umuntu yitabye igitelefone mu rusengero ashyize ku gutwi, ari gusohoka n'inkweto yirukanka. Nta na rimwe ushobora kubona umusirikare muri bya bihe byo gucunga umutekano ari ku muhanda ngo ubone yitabye alo ngo ubone ngo yasetse ahantu rika. Ntushobora kubona umusirikare ahagaze ku muhanda ari gutera urwenya ari kumwe n'abasivili, yasetse baganiriye yasamaye. Ntibishoboka kubwira ijisho abafite ryonyine, abafite ijisho shawe urumva ijisho nk'iry'abasirikare. Hari umuntu ukubwira ngo ijisho rye ryaratukuye nk'iry'abasirikare, areba atya. Urumva nta bintu by'imikino, nta bintu byo kwirirwa asekera abahisi n'abagenzi aseka, biriya byo kwirirwa museka, ugaseka aho ukwiye guseka naho udakwiye guseka ugaseka. Ibintu by'ubupfapfa, Bibiliya yavuze ko ari ibintu by'ubupfapfa. Ntabwo ariko bakora rero, haseka kuri gahunda. Nta kintu gishobora kunyura ku musirikare uhagaze ku muhanda ngo kimunyureho gitume akebukana imbunda ye ngo ajye kugihanga amaso. Abahanze amaso Kuburinzi aho yashyizwe. Kandi reka nkubwire, nta musirikare ukorera ku jisho, nta musirikare ukorera ku jisho. Afande yamureba atamureba, akora nk'umuntu wabyigiye kandi uzi icyo arimo kureba. Nta kintu na kimwe gishobora kumutera kurangara, nta n'ikintu na kimwe gishobora kumukura muri pozisiyo y'akazi arimo, nta kintu na kimwe gishobora kumutesha umwanya, nta n'ikintu na kimwe ashobora gutumbera kiruta akazi abahagazeho. Niyo mpamvu abakristo, abasirikare ba Kristo natwe tugomba kwirinda ikintu bita uburangare, kurangara. Nta musirikare urangara. Nta modoka nziza yamunyuraho ngo imurangaze imuteshe umurongo waho yari ahagaze. Ntago ndababona agenda ahindukira buri kanya areba ibitamureba ko aho ahagaze ku burinzi, akebaguza. Usanga abasivili aribo birirwa bakebaguza, areba inkuma akebaguza, areba imodoka nziza akebaguza, areba modeli akebaguza. Abasivili bafite ibintu byinshi bibatera gukebaguza, ariko umusirikare ntajya arangara kuko azi ko isaha n'isaha haduye ashobora kumufatira mu cyuho cyo kurangara akamwica. Kandi iyo umusirikare acunze umutekano aba yicungiye n'uwe, ntabwo aba arinze abantu bonyine, nawe ubwo aba yicungiye umutekano, kuko haduye imbere y'uko agera ku bantu n'uko ari we aheraho. Niyo mpamvu nta mukozi w'Imana uba ukwiye kugira ibimurangaza. Abantu bafite ibintu byinshi muri iyi minsi bibarangaje.
hari abarangazwa n'amafaranga Imana yabahaye, abandi barangajwe n'imibiri yabo Imana yabahaye, abandi barangazwa n'ubutunzi Imana yabahaye, abandi barangariye mu kazi Imana yabahaye, abandi barangariye ku bana Imana yabahaye. Abantu bararangaye bafite uburangare, ariko ibyo bintu byose murangariyeho nagira ngo nkubwire ngo ni uburabo bwuma. Wari wabona ururabo rwiza iyo rutoshye, hanyuma iyo rumaze kuma ntushobora no kurutegura muri salo, uhita uyora umwanda ukajyana muri puberi. Ibi bintu byose biri kurangaza abakozi b'Imana, ayo mafaranga, ibyo byubahiro, uko guhitinga ngo mwarahitinze ngo muri abanyacyubahiro, utwo tuntu twose, uko kwambara mukabirwa, si ibyo kurangazwa nabyo. Ni utuntu tumeze nk'indabo zitohuka zitegura muri salo, ariko mu minsi mike bikuma. Nta musirikare wa Kristo ukwiye kurangara, nta musirikare urangara. Umusirikare ahora ari maso. Kandi ikintu cyantangaje ku basirikare, no mu gihe cy'ibirori, kwa kundi usanga abasivile bayagaye ngo umwaka warangiye, ngo bari mu anniversaire, ngo bakoze ubukwe, bya birori. Noneho ubu musigaye mufite ibirori, umurengwe ntabyo utazana. Iyo umuntu afite amafaranga yihimbira ibirori. Ubu nanjye mu minsi iri imbere ndaba narabihimbye. Uri kumva bya birori tubamo tukayagara, rimwe na rimwe abantu bakahagwira bakahakorera ibyaha. Nta kirori gishobora gutuma umusirikare ajya kure y'imbunda ye. Iyo atayihetse ku rutugu hari indi aba afite ahangaha, ariko ntashobora kugenda imbokoboko. Ariko umurokore aragenda, akagenda nta masengesho aheruka, nta na mwami Yesu ya mu gitondo, nta mwami Yesu ya nimugoroba, akagenda nta mwuka wera, akagenda nta konegisiyo y'ijuru, akagenda akarangara, akaberaho mu bintu by'uburangare gusa. Ariko burya isaha n'isaha ntaho haduye atagusanga. Muri bya bihe tugira bya Noheli na Bonani, bo baba biteguye haduye. Kubera iki? Baba bazi ko mu bihe byo kudamarara no kwishima haduye ashobora kubacurwaho akabica. Niyo mpamvu nta birori bagira bituma basinzira. Zabona twishimye ngo turi kurasa umwaka, ngo twasetse, ngo ku munsi w'abakundanye, ngo kuri sevarate. Biriya ntibibareba, abari mu ndake ahanganye na haduye. Ariko abantu abakirisita abakozi b'Imana, Imana iragutabara, uburangare bukagutera, ukagira ngo abadayimoni bose wabishe. Imana iragukorera akantu gatoya, ntiwongere kuyisenga, ukagira ngo imbaraga z'ikuzimu zose warazinize. Ariko nje kukubwira ngo umusirikare mu gihe cy'intambara yitegura amahoro, kandi mu gihe cy'amahoro akitegura intambara. Ubundi ubwo nibwo buzima umukristo yarakwiye kugira. Umukristo yarakwiye kubaho mu gihe cy'ibyago n'amakuba, ariko avuga ati aya makuba nzayavamo, izi ntambara nzazivamo, ibi bintu bikomeye binsharirira nzabivamo. Uyu mwijima uzasimburwa n'umucyo, uyu mubabaro uzasimburwa n'ibitwenge, iki gihombo kizasimburwa n'igishoro. Umuntu akabaho mu buzima bwo kwiremera imibereho no mu kwizera akabirema akabishyira hano. Kandi ikindi, mu gihe nanone cy'amahoro bitegura intambara. Umuntu ubaho mu mahoro atazi ko intambara izishaka kumutera no kumutungura, uwo nguwo yatunguwe aragwa vuba. Umusirikare yari mu mahoro ntabwo abaho mu mahoro ngo avuge ngo byararangiye haduye ntaho yamenyera. No mu gihe cy'amahoro bitegura intambara. Burya niyo mpamvu nta musirikare urara ukubiri n'imbunda. Ariko abarokora imbunda murazifata mukajugunya, za Bibiliya mukajugunya, wazajya gusenga akabyutse kaza ukayifata ukayihunguraho ivumbi udaheruka kuyifata. Ariko umusirikare niyo aryamye aryama n'imbunda. Hari n'igihe biba ngombwa akaryama n'inkweto na uniform. Kandi umusirikare iyo aryamye aryama ari tayari, azi ko isaha n'isaha haduye ashobora kumutera aho ari. Baba bari maso rero abasirikare. Kandi umusirikare iyo ari mu basivili ntabwo aba bizeye burya. Mushobora kuganira mukanaseka, ariko ntabwo yizera umusivili, kuko bazi ko mu basivili hashobora guturuka haduye. Ariko abarokore ntukababona abarokore bari mu bapagani, babagirira icyizere, bakabamenera amabanga, bakabahibitsa ibyabo, bakabagisha inama. Nta musirikare ushobora gupfa kugirira icyizere umusivili. Burya umusirikare iyo yicaranye n'umusirikare mugenzi we nibwo aba yumva yisanzuye ameze sawa, avuga ati uyu ni umusirikare, uyu ni jeshi. Ariko yari mu basivili avuga ziga, kuko badahuje. Ariko abakirisito n'abapagani byarivanze, birivanga, ntiwabasha kubivangura. Imana ibahe kuba maso, Imana ibahe kuba maso, Imana iduhe kuba maso.
Imana iguhe kuba maso, urwego rwose wageramo ube maso, kuko haduye ari we Satani aba ari tayari kugutera. Imana iguhe kuba maso, kandi nta nubwo umuntu usenga ari ushonje. Ntabwo abantu basenga ari abanyabibazo n'abanyabisubizo. Namwe mujye musengera ibisubizo byanyu, mujye musengera ibisubizo byanyu nk'uko mwasengeye ibibazo byanyu. Mu bibazo Satani arahanyura, ariko no mu bisubizo acayo. Imana iturengere kandi Imana itwiteho, Imana idutabare. Umusirikare ahora ari maso, ahora ari maso, ahora ari maso, ahantu hose aba ari maso. Kandi akantu kose umusirikare abonye agira amakenga, agira amakenga. Ntushobora kuza umwisetsaho umwijijishaho, ushobora no kubona ko no muri icyo gitwenge cyawe ushobora kuba uri haduye. Nta muntu umusirikare, nta muntu yizera uzabaze. Umusirikare nta muntu agomba kwizera, kuko azi ko haduye. Ashobora kuzira mu bintu byose byo kwiyoberanya. Ariko abarokore muri abana beza. Umusore aza kukurambagiza, yavuga ati ndagukunda, uti mbonye umutware, Imana yari yarabimbwiye. Bakubwira ngo ahangaha hari amafaranga rwose, umuntu aragukinguzanya agacuruza kunguka, nta gusenga nta kubaza Imana, utuwiteka amaze iminsi abimbwira. Burya ni nayo mpamvu bamwe mwagize ingaruka kandi mutazikuramo. Ndumva ashaka ko dusenga tubwira Imana ngo Mana duhe kuba maso. Imana ihe kuba maso abakozi bayo. Imana iduhe kuba maso ku manywa na nijoro, tube maso mu byiza no mu bibi, tube maso, tubere maso ubugingo bwacu ndetse n'ubw'abandi, tubere maso impuguro n'impano Imana yaduhaye, tuba abakozi b'Imana ariko banari maso. Ndifuza ko dusengera kuba maso, dusengere kuba maso. Mana nziza, Mana nzima, Imana ifite kwica no gukiza, Imana ifite gushyira hasi no gushyira hejuru, Imana umukozi w'umuhanga, Imana ireberera ibyitorero, Imana ifite ubutware n'ubushobozi. Turagushimye muri aka kanya no muri iyi minota. Tugushimiye kugira neza kwawe gukomeye kandi kugitangaza. Tugushimiye ko waturinze ukatwongerera imyaka yo kubaho. Mana wari uri kuduhugura no kutugira inama, wari uri kutubwira ngo ntitwirare nitube maso, kandi wari uri kutubwira ngo kuko tutazi umunsi n'isaha. Aka kanya turasenze ngo Mana ubu butumwa bugere ku bantu bawe, babe maso, babe maso, babe maso. Ndakwinginze abantu bawe bashoboze kuba maso, ubarinde uburangare bw'uburyo bwose. Ndagushimye Mwami, kandi ngushimiye ko ubyumvise kandi ubikoze mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma mbifurije amahirwe masa, mukomeze gusangiza abandi ibi biganiro kugira ngo baguke kandi bakomeze guhembuka. Mbifurije kuba abasirikare ba Kristo mu izina rya Yesu Kristo, amen.